Nega burya ngo zubakanwa kwishi abagabo n'abagore babana mu mazu ntago ubuzi byabo. Hari n'umugabo uza akakubwira twege ntago tuba urumva twebwe nkatwe abagore bibana ntago tuba tuzi ibyo mu ngo z'abagore n'abagabo. Ntabwo akeshi haza abagabo bafite abagore kuko ntago tuba tubaza niba ari umugabo. Ariko hari umugabo uza akakubwira ngo ngiye umugore maze icyumweru yaranyimye ibintu naza akambwira ngo anambwira ngo hindukira andinaniriwe nambwira ngo hindukira andinaniriwe ntanyavuga se ndi umuntu w'umugabo nta kibazo mfite nariye ise uyu mugore we unyimi ibyo nyima kandi kinamuvaniye iwacu okwereka nanjye nge kubyishakire babima kandi ari n'umugabo araza kandi bikwibwira ahubwo ati nge umugore bimaze gukira gutya ibi nibi bikaba ngombwa nyine ko amubyukira ruhande cyangwa nava no kwaza agahiterana hahandi akajya kwishakira ibyiwe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje mwese abakurikiye Impanuro TV aho muri hatandukanye, reka mbifuriza amahoro y'Imana mu byo muri gukora byose, kandi nizere ko mukomeje kuguma mu rugo, mukomeje gukurikiza amabwiriza yo kugira ngo turusheho gukumira ikwirakwira rya kino cyorezo cya coronavirus gikomeje kuzahaza isi yose muri rusange. Ni ibintu byiza cyane kuba turi ahangaha, hari umubyeyi turi kumwe ahangaha, yenda hari abantu bose bamwibuka ku biganiro byacu by'ubushize. Ubushize bwo twagiraga ikiganiro turi mu murenge wa Tumba, nibwo hari ikiganiro nagiranye n'uno mubyeyi mu bantu batandukanye, ariko abantu benshi ntibagiye bakivugaho rumwe bitewe yenda n'ikiganiro ko cyari kimeze. Uyu munsi rero byabaye byiza ko njya kumwegera ahantu atuye kugira ngo mbe naganira nawe, kugira ngo twumve amakuru ye nayahe, amateka ye nayahe, nk'uko hari abantu benshi bagiye babinsaba batwandikira, abandi babitusaba mu buryo butandukanye kugira ngo tugare nawe bamenye amateka ye. Hari n'abantu bari bifuje kuba bagira ikintu wenda bamufashaho, ariko navuze ati byiza reka njye kumwegera muganirize twumve kubera iki bimeze kuriya, kubera iki biruku nguku, kubera iki, kugira ngo dusobanukirwe neza twumve n'impamvu ze. Yenda nta wamenya, haba hari impamvu runaka yenda ibyihishe inyuma. Ni umubyeyi arakuze, ni mukuru, ariko ndashaka ko tugana ikiganiro cy'umwihariko kugira ngo turusheho gusobanukirwa cyane. Ndashaka kubanza nkamwakira kugira ngo abanze abibwire, yenda abamubonye kuriya n'abandi yenda bashaka ko basobanukirwa byinshi birambuye ku mibereho n'ubuzima bwe, yenda byatumye agira ariya mahitamo uyu munsi. Niyo mpamvu nafashe runo rugendo kugira ngo tube twaganira. Ndi Pacifique Kwizera, ni Impanuro TV. Ndagusaba ukore subscribe ku Impanuro TV kano kanya, kandi ukora notification ku biganiro byacu kugira ngo bizajye bikugereraho ku gihe aho uri hose mu mpande z'isi yagiye hatandukanye. Reka tugire gushya tumwakire. Muraho neza? Muraho. Amakuru y'iminsi neza. Amazina yanyu kugira ngo tuganire tuziranye, hari abantu batabibuka cyangwa bajye kubona bwa mbere. Murakoze. Banyita Mukantagaragarase, mvuka mu karere ka Nyaruguru. Navutse 78. Ubuguje imyaka? Nguje imyaka 40 hari n'ibiri cyane umwe gutyo. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo ngewe mfite abana batatu. Abana batatu bose, babiri bahuje base, undi ntago bahuje na se. Ni ukuvuga ngo nageze n'ahangaha 2003. 2003 turutse muri Nyaruguru. 2003 ndaza, ariko nza nkwita umwana wa kabiri. Ko ufite imyaka ingahe? Nafite 22. Kuki se wari uturutse mu rugo uje hano muri Butare, byari bimeze bite? Nari urumva intambara yarabaye 94, biba ngombwa ko batwara ababyeyi banje bose ko ari babiri. Biba ngombwa ko abavandimwe nabo nari nsigaranye ntago twabanaga bari abahungu, no kuvuga ngo bahise bajya mu gisirikare. Ndaza mbana n'uwari data wacu. Biba ngombwa ko mbyarira mu rugo nyine bahanterera inda, ndi umwana w'umukobwa. Bantera inda, bamaze ko hanterera inda ndahaba, biba ngombwa nyine ko yenda batandeba neza. Ndahaba ndahicara, igihe kiza kugera umugabo wari waranteye inda yari umusirikare, nyine akaza kangerageza kumfashaho gakeya, nyuma aragenda, agiye sinongera kumubona. Ntongeye kumubona, haza undi muntu w'umupolisi, nawe araza aragerageza kugira ngo anyereke kwa nkunze anyubashye, nawe shituka yanteye inde. Nza rero umuntu kobwa twari duturanye, naratuye muri Shiri, araza arambwira nyine twe duturanye, ati wowe rero Garase dore ubuzima ubayeho, kandi ufite umwana uratwite n'undi, ati wowe dore ukuntu ibintu bimeze, no kujyane mu mujyi ujye gushaka akazi ko mu rugo. None muri akazi gushaka akazi ko mu rugo uzajya kugaragara, uyu mwana wa kabiri uzajya kugaragara ahari umaze kugira ikintu bigezaho, nta kibazo na kimwe ufite, yenda cyangwa waranabyaye wasange na sobuja gukunde, ati n'ubundi ntabwo uri vierge. Ubwo nyine kwa mu rwego rwo kugira ngo mbwire ngo ajya nsaba ibintu ama amafaranga menshi ngize icyo nigezaho. Ndabwa nti ibyo bintu uri kumbwira ushobora kuzamabuja nawe yahita anyica toya
ati nutabikenera ntago azabikora ndavuga nta kibazo ako we yari indaya ako ntazi ko ari indaya ntabwo nzi indaya umuntu harunzanye ambwira ngo aje kundangira akazi we nambwira ko aje kundangira akazi i Kigali ubwo ngubwo nari mfite itungo ryitwa ingurube bari barampaye ry'imfubyi ingurube ndayigurisha bampa 12,000 tuza hano mu mujyi twateze imodoka turaza tugeze hano mu mujyi nge ntabwo nari mpazi neza we yari ahazi kuko arazi ahantu hano hepfo ku Mukoni habaga indaya hako nge ntazi indaya icyari cyo ntazi byari numva ko indaya ari ngewe uri kubyarira mu rugo ahomba ubwo turaje tugeze hano ku Mukoni mpasanga umuntu w'iwacu aranyakira arambwira ati dore burije ngo ngucumbikira uri kumwe n'uriya mukobwa wowe uzataha ejo nta kibazo ariko muhisha konje gushaka akazi ko mu rugo ndamubeshya ngo nje kugura imyenda yo kuzakora ubukwe bwa musaza wanjye ko musaza yari umusirikare yari agiye kuzakora ubukwe mubeshya konje ko nje gushaka akazi ko mu rugo hambwa ati no dore burije wowe rara uzaje kugura imyenda ejo mu mujyi hanyuma rero utahe none wa mukobwa twari tuzanye ahita ambwira ati wowe rero arampamagaye nanjyana ku ruhande atahantu uje kurara ni mu ndayi ataye amafaranga ufite barayagutwara nibamara kuyatwara ubure buri amacyo uzagura itiki kizakugeza i Kigali bure nikizakubeshaho ati wowe amafaranga yamenya kubikire nta kibazo ngewe nge hano haruguru itumba hari umuboyi hari ancumbikire mu gikoni ku buryo nge magera bwije ubwo niko byagenze amafaranga yose narayamuhaye araterera arambwira ati hano saa moya dutege bisi muri gare dufite gahunda kujya i Kigali ubwo birangije mu gitondo ndamutegereza saa moya ziragera saa 2 ziragera saa 3 ziragera aho nabo zandabwo zose zibyuka zose zisanganikiye ku muryango ntegereje wa mukobwa waze tugende ariko aho narayeho bari bazi ko nje kugura imyenda yo gukora ubukwe bwa musaza wanjye birangije abakobwa barambwira ati wowe ubundi umusazi cyangwa uri gicucu uriya muntu ni indaya yigendeye ntiwongera no kumubona ntago rwose nta kintu kimwe ari bukumarire ndavuga ntago yamemukira ni inshuti yanjye gutyo ubwo ntiyagarutse ubwo atagarutse rero ndavuga ntese ndasubira mu rugo ntasize umwana asubira mu rugo nibaza aho naraye ndabigenza gute ndavuga ngo iki birarangiza ubwo ntetse umutwe nari mfite mama wacu hano ku Kabutare wari umumastera ndagenda ndamubwira nawe ndamubeshya nka kwa kundi ndamubwira nti naje kugura imyenda umusaza wanjye amaye amafaranga ngo nze kugura imyenda yo yanjye n'iy'umwana ngo tuzabone ko tujya mu bukwe none amafaranga bayanyibye ahita ambwira ati doruje mu bihe bibi wowe fata itike usubire muri Nyaruguru ugende baguhera amafaranga ugaruke amafaranga 750 ndangije ndavuga ntoke aya mafaranga 750 se ndayagirane ndabigenze ndayajyana ngere he se ndabigenza gute naho bimbera ikibazo ndaza ngaruka hari naraye ndabatekereza nyine ukuntu bigenze ukuntu ambwiye urumva ko twamaze nyine kumenyana twaganiriye kuko n'umukobwa twa twamenya nyine ari uwiwacu batekereza ukuntu bigenze umudamu umwe ahita ambwira wari utuye ku muhanda yafite n'umugabo ahita ambwira ngo rero wowe ngo ntiwatubwiye ko ufite umwana ubu ntabwo uri vierge ngo ubu ngubu ngo sinzi impamvu ngo uri kuvuga ugiye gusura muri Nyaruguru ngo utegereje ngo uriya ndaya nuko yabivugaga utegereje iriya ndaya ngo yajyanye amafaranga ngo wowe ngo butuvugana ngo icara ahangaha ngo ndagushakira umudamu mubana ngo mu byumweru 2 ngo uraba ugiye kuzana umwana wawe ngo ni mugoroba ngo ndakurangira umugabo ngo usura atinya umugabo uri vierge ngo haruguru vierge ndavuga nireka sinabishobora pene ntago nabishobora nireka reka ubwo ngubwo ndavuga ntigiye kugurishaho gutuntu ufite imyenda afite n'udukweto ufite ntiwenda ngewe ntorongera ngi Kigali ngende sinzasubira mu rugo umwana ari wamusize umwana mukuru namusize ubwo birangije arakubara komeza nyine baranyigisha ndavuga na ubundi rasubira kwa data wacu ndagiye gukora iki ese ubwo na wa mukobwa kandi duturanye nawe aruhabi nyina binyuzuzamo atuwe turakurangira umugabo ni mugoroba guha 3,000 namara kuguha 3,000 ubundi buke mu gitondo ukomeza gukora amafaranga mu byumweru 2 twa tugushakiye yawe nzu uhita uyijyamo niko byagenze koko banshakiye umugabo koko ama 3,000 turarana sinarinze prudence cyari cyo aho nari hino nyiva mu cyaro arangije turaryamana barakiye mu gitondo barambwiye ngo nimba y'amafaranga amafaranga ndayabaha amaze kuyabaha bayakoresha icyo bashaka nyine bakambwa ngo ni nyabaye bayambikire naho no kugira ngo bayirire ubwo byarangiza bamara kuyafata nkayabaha bakambwira ngo ni ngura inzoga nkabwa sindagura inzoga ko amafaranga yabahaye numva ko nta n'umugore ugura inzoga ngo n'inzoga vuba cyane ntago nari namenyereye inzoga ati tugura inzoga nabwo sindabagura inzoga amafaranga mwandangiye umugabo amafaranga yampaye mwayabonye nahise muyanya ko muyambikire mugene mugure muri iyo nzoga ese ubundi umugore agura inzoga ese ubundi nyine numva nyine tukaharira hako niba yasubizaga
biratangira bikomeje nyine gutyo ndamenyera nyine ndamenyera mu byumweru bibiri uwo mugore umwe ahita ambwira ati rero dore wowe ayo mafaranga uri kubona uyohereza uriya mugore mu bana ndetse akanayakwiba ndetse akanagira gute wowe noneho shaka amafaranga ujye yazana nyakubikire uwo mugore wari ufite umugabo yazana nyakubikire none nterete umumama witwaga mu mashadi ya kumukoni ngo turetere mu mashadi ya ntaga kwima inzu byanze bikunze ntabura n'uwasohora akayiguha uko byagenze koko amafaranga nyakura nyamuha birangije bigeze nko mu bihumbi wenda nka 10 na bingahe amafaranga nyine iyo ugeze mu muhanda baraguharara uri mushyashya n'isaba bagabo baraharara ubwo birangije amafaranga arayampa ati wowe ngo tugende nkujyane ku mashati ya aguhinzu amashati yanagiye aminzu y'icyumba iki kimwe kingana hano wenda twicaye ndagiye hari umuhungu wari uhatuye aragenda acira ibintu bye mu kabande araza aransasira bangurira imisambi ibiri bazangurira imisambi ibiri mu irango bangurira udushuka nari mfite ibikwembe bibiri ndasinze ukuntu nyine babigenje barabisasage sinago nari ibintu byo gusasa ibyo bintu by'amashara noneho rero ndangije ndaryama nta n'umugabo wahaza ngo asubire inyuma nta n'umwana agira ngo asubire inyuma ubwo ndangije ni kimwe nticyarinze gushira ndagenda nzana umwana wanjye sanga yararwaye sanga bamwishe nabi sanga yarwaye bwaki ubwo ntwitinda nkuru ya wa mwana wundi ndaje umwana ndagiye nsanga numva yararembye ntibamwitayeho nibiki bita umwana ndamuterura ndamuzana ndaza ndamwondora yemwe niciye hano muri trip kwezi n'igice umwana mutunzeho umwana arakira ubu n'umusore ni wa wundi wabonye ubwo birangije mbaho nyine mbakumukora ndamenyera nyine umva ko nahise menyera nyine neza uriyakira muri ubwo buzima ndiyakira ndavuga ni ntakundere ko ndera umwana wanjye mbyane n'undi ndamurera emwe na urumva ko byaje kurangira mbana na se uriya muhungu mwitongera aragaruka ava muri Kongo tunya turabonana yari yaravuye muri Kongo ariko n'undi yarabiba ahantu mba mu mpisha yajya mu rugo bakamumisha ibiki noneho we aza kuza guteka imitwe yo kwandikira umuntu urupapuro ngo azarunyuzeho runsanga aho nari ntuye nyine hari itumba ruhansanze nubwo nanjye byarangiye ngiwe njyayo kuko yari yanyandikiye ahantu atuye n'ahantu nzanyura wari urupapuro uzanyura muri make ndagenda nsanga mugerezayo ngera mu Mutara n'umwana mu Mutara narateze nyine ngera i Kigali ndo mujyana natega ngerayo ku rupapuro nyine ngenda ariko runjyana ndagenda mbona nta kibazo nsanga yashatse n'umugore afitanye abana babiri umugore ambwira ati twajyaga tukumva akuvuga yamara gusinda akakuririmba ati nanjye nkamutuka tese uwo mugore uri kuririmba n'umwana wazamuzanye ati none niba ubwimuje dore hari imiryango ibiri ifata umwe nanjye fata ndavuga ntoya ngewe nyine nkaho nakamubwiye ko namenyereye uburaya ndavuga ntoya ngewe ntago nabishobora noya ntishakire rwose tungira umugabo n'abana bawe dore n'umwana wanyu ntacyo nguyu ubwo birangije ngewe nahamaze nk'iminsi 4 mu Mutara ubwo ndaje umugabo mbayaho ndumva yamaye itike ndagaruka bana umwana bamubonye bene bamubonye mwana bari mwemera noneho inje ashize nk'amezi nkangahe umugabo araza aje nyine hashize igihe umugabo araza turabongera nyine tubishuti ariho nyine wenda yasa nterindi yundi mwana nyine wa kabiri urumva ko ari babiri yari na mutoya ubwo birangije harongera aragenda ariko na n'isaha uretse ko tuvugana gusa nayo nta kintu amarira ko nawe nta kintu yimariye yabaye umudemobe ariko turavugana kambwira nta kibazo nzajya ngusura nuko gusa nanjye kora ko nkunda abana banjye aribo napfiriye nanambiranye nabo n'isaha nibyo nakoraga byose na n'isaha nibyo nkora nukubera babana nubu ndavuga ntibyo byose nitwa izina ribi niyo njyangira igihe cyo kubaganiriza urabona ko imyaka bafite ntago bari bakazi nkora ngewe njyangira igihe cyo kubafata nkabajyana nk'ahantu mu cyumba bankihera nkabwira nti mureke mbabwire ngewe nitwa iri zina ribi kubera mwebwe nabaye mu buzima bubi nitwa indaya ngira gute nicyo banyite cyose nukubera mwebwe ndahemuka mukaramuka nkaca ahantu bakanyita iki ariko nukubera mwebwe ntabafite nabyo nakora inagira nkahangana ni wacu muri Nyaruguru aho mbane nubwo nta mama agenda adatangira ariko nawanyi imisambu ngo nyicaremo ariko sinabafata ngo bajyane muri batatu ngo ngiye kubicara nayo namwe nimugerageze mwige nzemera mpemuke nzemera ngire gute mwige murangize naze muzankure muri ubu buzima nimbona mu nkuyemo nanjye nzabuvamo none namwe mwibesheho mbone ko mwibeshejeho mwakuze nta kibazo byese bitihise niba nuwo sake bakibemera mu musange nta kibazo ariko nanjye nkatikeza gufata abana banjye nkabatanga naraba nambanye nkumva sinabatanga nkumva simfite n'amahoro yo kubatanga ko rero nyine nubwo buzima mbaho na n'isaha nkiriho nkibatunga ukuvuga ngo uriya muhungu uko babona kuriya nyine umwe yiga mu uriya muhungu yiga mu wa 5 mfite umukobwa yiga mu wa 3 ufite n'umukobwa wiga mu 3 n'uwo muto wiga mu 2 primaire ubwo numva bose bari ku gahanga kanje ubwo kugira ngo nyabone amafaranga kugira ngo nyishyure
bose uwo muri muhungu yaritsindiye bwa mbere atsindira isimbi mbura nyine amikoro kandi mu cyiciro cya gatatu kugeza mu cyiciro cya gatatu bundi nyine kugira mu cyiciro cya gatatu ni nkuko wabona nambaye gutya kandi leta ibitubwira ati ntimugase nabi mujye mwiha agaciro niyo waba ukora iki cyo cyose ntabwo wabusa ntabwo ari ngombwa guse nabi ngomba komesa agatenge bakajya mu bandi bakabona turiya muntu n'umuntu yende nanjye barambonye bambona turiya mudamu afite meshi nk'izi ngizi n'abatwo nazishyizeho afite agatenge nk'akameshi n'abatwo nagashyizeho ngiye wenda tugiye kujya kudushyira mu byiciro baturiya muntu ntabwo buriya nawe tuba dutuye ntabwo benshi baba batuzi nuva ati ese ahantu bamutuye ntago badusura ni ukubona gusa wenda nkanjye urabona ko imyaka afite ariyo kunyemerera kwemera ikintu cyose cya leta sinsiba umuganda na mituweli nta muntu nanga kuzigura ngerageza buryo ki nkatanga makeya nkagenda nkajya kurema nkatanga makeya bakama fagitire y'amafaranga natanze nkongera nkasura nkatanga ari makeya kugeza ijya amafaranga 15 nzayagwiriza 12 nzayagwiriza kandi nka mituweli nkazibona sinice ntafite mituweli nukuvuga ngo leta rero kugihe dusuri tumenye bisubiye abadusura twitwa abandi nase mwebwe tuvuge n'urugero hari ahantu yena twabasanze mutuye murabonye muri abantu benshi bakene batandukanye ntabwo wenda nk'inzego runaka z'abayobozi cyangwa inzego z'ubuzima zizo ngo basure zibaganirize kwanza bamenye n'ibibazo byanyu biri imbere mu bibazo byanyu nta muntu wagusura n'uwaza kugusura ntawe nta muntu waza kugusura aje kugusura nawe yahitere ubuzima bayemo yaza muri sagasanga nta ntebe ufite yo kwicaraho yagera mu cyumba cyagasanga nta mantori irimo agahita avuga ati ibyo byose uyu muntu namushyira muri iki cyiciro ariko niba kubonye ukarabye usohotse ukajya nawe mu bandi ahita avuga turiya ni umuntu ni mu mukiri akwikikira iki niki ntago baza utaha nibazi kucumbitse nibazi n'indi cumbitse mu yariyo nibazi amafaranga uyishyura nibazi nukubona gusa ukarabuka bakagenda akavuga ati arifashije nuko kureba isura gusa ntago babazi ubuzima ubayeho ni baba bazi iki arifashije reka tumushyire mu cyiciro cya gatatu aho ugasanga utuye ugasanga uwifashije ufite umugabo utaha batahana mu rugo rwiwe batuye bafite imodoka bafite ibiki ugasanga bari mu cyiciro cya kabiri kwe tuvuga to niko Imana yabishatse nta kundi ubu niko nyine babishatse kwe tuvuga ngiye cyiciro cya gatatu nacyakiriye nuko nyine nta kundi kuko yenda Imana niyo nkuru kandi impamvu nabo bakimpaye kuva bakimiye cyiciro cya gatatu ntago ndabura mituweli uri ugerageza kwirwana cyane kubera urabona ko hateye ibintu by'amatsinda ngiye namenye kwagurukira nimenyera itsinda no kugira ngo nishirire abana banjye amashuri nukubera amatsinda urabona uriya muhungu nare wabonye hariya uriya muhungu yatsindiye isimbi sinanirwa kubona mbura amafaranga mitamujyana hehe kuri Regina aho bishyura make 40 na bingahe nayo nge nanyishyura mu byiciro ariko ndayarangiza kugeza n'isaha nuvuga ngo nta deni ndimo nge nanishyura make naho nkayatanga nkayarangiza kubera amatsinda mu itsinda nkagenda nkafata nk'ibihumbi 2 nkabishyiramo kavuga nti ibyo byose ndarya nabi ariko abana banje bishyurire hanyina ntanga makeya nashaka nzaje kugabana nkagabana ubusa ariko abana banje mvuga nti ibyo byose cyugamije ni iki ngiki Denda gatoya turaza kugira ngo tuhinjiremo ariko ndashaka ndacyafite amatsiko menshi yo kumenya kwera iki uwo mugabo mutabana yenda wo musirikare n'ubwo umudemo bari kwifiki mutabana ngo mufatanye muri ubwo buzima bugoranye ariko mugende mufatikanye ntago tubana akubera ko afite undi mugore n'abana biwe afite urugo ntago rero twabana cyagiye tuganira waratubwira ati mbimazemo imyaka 15 ariko nagira ngo twumve inzira z'umusaraba y'uhura nazo muri ubwo buzima bw'imyaka 15 kugira ngo yenda bibere n'isomo n'abandi bantu badukurikiye cyangwa se umuntu n'udukurikiye n'abasobanukirwe ubwo buzima bukomeye bavuze wagiye unyuramo muri iyo myaka 15 urumva ntabwo biba byoroshye agiye habamo ibintu byinshi cyane bikomeye cyane inzira z'umusaraba zinzitane wanyuze mutajya wibagirwa n'inkizi ngewe rwose inzira nanyujemo ni nyinshi cyane muri ubwo buzima iyo ukibugeramo ngiye ko nabibonye niba n'abandi bose ko twicara tukabiganira urabona ko narimvuye muri Nyaruguru ndi umuntu nyine w'umuturage ntazi Pridas urabona ko nahageze bakajya n'umugabo akajyaza akakora aho ngaho bya Pridas wenda ntanabizi ariko bakazima abagore ariko yashyiramo aho ngaho akinkemera ibintu bya Pridas rimwe na rimwe ibiki gusa nagize amahirwe sinarwaramo indwara zira z'imitezi kugeza n'isaha ntabyo ibintu by'imitezi ariko ingorane naje guhura nazo nuko nanduriyemo ubwandu nanduriramo ariko nyine ndagenda ndiyakira mfata imiti neza nta kibazo na n'isaha ntago numva ko mfite ubwandu gusa mbyibuka iyo ngiye he gufata imiti hano njya gufata imiti baranyakira neza nyifatira hano mu kigo cya gisirikare kanyakira neza bakayimpa neza nta kibazo ariko bimwe bajya bavuga ngo umugabo araza akakunigira mu nzu akakufatira mu nzu akakukubita akagira gute ngiye kuva nagera muri ubwo buzima ntago nzi kwiba umugabo numva abandi bagabo ngo abagore ngo bariba ngo bagakura mu fuka ngo bakagira gute wapi ngejeje isaha ntazi kwiba umugabo ngo njye mu ipantaro yewe nkoremo
niyo mpamvu n'abagore bakimbwira ngo nsazanye isura y'abantu kuko nafite imikomere nafite ibiki wapi sinzi ko uyu mugabo amafaranga tuvuganye niyo yampaniye nagenda nake uretse ko nshaje ubu ngubu nakiyana kare wenda nkibikora nkajya mu muhanda nkagira gute uretse ubu ngubu kwenda kuvuga ngo arampamagaye kuri telefone asanze mu rugo imujye kujya ku muhanda nirwa ndaramvuga ndarangenda ngira gute wapi simbishobe byose nabikora kandi urabona ko mfite abana bakuru singomwe ngo ngende ko ngiye ngaruka nkingura nukuvuga ngo ngi byo mbonye nkabwirirwa nkaburara abana barabimenya nuko bakavuga ati mama buriya nta kiyabonye bategereza icyo mbahaye bakakira batakibona bakaryama nuko nyine nuko ubuzima hako ari gihe tuburiza burundu tukaryama bakajya mu nzu bakaryama babuze icyo kurya cyane rwose babuze icyo kurya biho nka kangahe biba byagenze gute nyine urabona ko nkuko ngubwira nti byose ntunzwe no kuba ntegereje wa mugabo niba ntabonye wa mugabo kandi wenda afite ibihumbi 2 bujyane mu itsinda ndavuga abana ni bakuru aho kugira ngo nsibye itsinda bace 1000 nzaje kukibona kibaragikubye reka njye gutanga muri rya tsinda yenda Imana irabakifite ikindi kintu yabyaye bigashiduka abana banje baburaye ejo nkavuga nti ndeka njye muri rya tsinda naka 1000 nze mbagurire bakawunga nze batuteke barye nukuvuga ngo suko nibabayeho kuko barya neza nyine ngerageza uburyo barya nibashaka bakarya ibijumba bakarya kawunga bakarya babonye byose aho nkagerageza gendwane ndwana gishaka cyo kugira ngo mbishyurire nta kindi byo kuvuga ngo barindwi ndango zirya inyama ngo zirya ibiki n'ibiki nge ntago nazirya kubera ko nkorera amafaranga makeya kandi nkabashaka kugira ngo mfite ahantu nyashyira azakemura cya kibazo cy'abana ntabwo rero ngeweho ya ibintu by'ubuzima bundi nibyo naciyemo bibi gusa bimwe hari ukuntu windaya ngo bazijyana bakazijyana ahantu bakazikubitirayo bakazambura ubusa bakazigira gute wapi nge nta bintu byambayeho nawe ugize bikubaho ikintu kibi nahuriyemo nacyo nicyo ngicyo kiko nahuriyemo n'ubwandu kandi nabwo narabwakiriye nta kibazo ufata imiti neza birumvikana so nagira ngo dusobanukirwe neza urumva ntabwo biba byoroshye uyu mwuga urumva ko urawukora kandi niyo cyonyine gukora kubera iki muri iyo myaka yose yashize ntabwo ugize ugira ati yenda ndashaka kubivamo yenda ndashaka kandi kazi wakora yenda niyo kaba ari akazi runaka gaciriritse ube wagakora kubera iki wahisemo kuguma muri ibi ngibi nuko wari ubikunze nuko wari ubyishimiye nuko bimeze bite ntabwo ibi bintu nigeze mbikunda nisa ntabwo mbikunda kuko niyo ndyamye mba ntekereza nkavuga nta kusemana ubu buzima ndeme neza musaziyemo kuko sinigeze mbona amafaranga menshi ngo nyabike ngo mvuge ngo byose amafaranga ndayabitse ngenda mbivemo ngenda akantu nacuruza katuma abana banjye barya ntabwo nigeze mbona amafaranga menshi ni 5,000 ni 10,000 ni 30 ni 20 nayo kandi ngewe na nisa niyo nabone mu 20 bizere muri munakaza kambwa ati fata ya mafaranga hari nk'umugabo waza akagura ati fata ya mafaranga nzajya wenda umbarire igihe n'iki yazashamo mbwira nanjye nyabonye guce 30 nkora icyago nagenda nkagura kawunga nkagura umuceri nkashyira mu nzu ayo sa amafaranga ni make cyane ubwo rero nkavuga n'ibyo byose abana babonye icyo kurya abana babonye icyo kurya nari byo kuvuga ngo sinigeze mbona ikintu nkora sinana kimwe ngewe sinzi gusoma no kwandika nta nibyo nzi wapi nuvuga ngo baratubwiye ahantu bigeze kushaka kutubwira bigeze kuza kudushingira koperative abantu baturutse hanze umuntu wari uturutse hanze araza ashaka umugore i Kigali uza kutwigisha imashini aravuga ati mutoratora indaya zose ziri mu muhanda mutuzigisha imashini ziteza imbere zizabeho nazo wa muzungu yarebye umugore i Kigali udoda ngo wambika abamisi wa mugore nawe yishakira inyungu nyinshi aza kwirebera undi mugore Nyanza ubwo yenda ari famille simbizi nawe abari uza kujya twigisha kudoda none muri kwigisha kudoda ntago bigeze nabwo ntarinze gusoma no kwandika wenda sinaburana isi nananirwa no kubara imibare ni metro baduhaga none birangije nkaho wa mwarimu baduhaye ngo ajye atwigisha neza akwereka inzira yo gutabura we agafata ingwa akakugirira akamara kukugira agafata umukasi agakukatira agatabwa ati cisha urudoda hangaha atakuretse ngo wikatire ntakuretse ati cisha ntago turanga ngo twikatire nyine batwigisha nabi bitewe y'amafaranga twize kuba ahantu gukora ko twize n'igihe kinini bazatwariza hari nk'umwaka ariko nta kintu twese twize nta kintu kimwe umva nta na kimwe nta kintu byatumariye ariko ngwe twadutezeho kuvuga ati tubivuyemo turabivamo ako nta kintu byatumariye kandi ubwo ngubwo umuzuna yavuze ati muzige mwiga imyaka irenga 5 amafaranga nayanjye inzu mwishyurwa niyanjye mwige paka mubimenye ubwo umuzungu yese yigendera umugore nawe bari bahaye amafaranga byabaye ngombwa ko ayaturya aturya amafaranga arenze miliyoni 4,600
zari zibagenewe haya turya nyine tubura icyo dukora twajya kureka bakatubwira tese byanditse hese uriya muntu yaje kubanza kutwiperezantaho nyine nimukureho nta kundi tuzi ko mwakoraga ntituzi ibiki dukuraho nyine nuko gatoya se urumva yenda hari ubwo buryo runaka ariko najya kutugaruka ku ngaruka yenda z'uyu mwuga yenda wahisemo gukora yenda ubwo urumva ntabwo wabibonye amere kuba wakora ikindi kuko yenda uzazi gusoma cyangwa se kwandika ariko se gatoya urumva nkawe ufite nk'abana bakuru uyu munsi yenda bitewe n'ayo mahitamo wagize ntabwo bijya bibagiraho ingaruka cyangwa se ngo yenda bihabeho nk'ibintu nabibe byakubabaza ni nk'izi cyangwa nk'ihohoterwa abantu bashobora kubakorera byaba binyuze mu magambo cyangwa se mu bikorwa bitewe yenda nuko yenda ubuzwi muri societe no muri quartier hose uretse no muri societe no muri quartier no mu bayobozi akato ko rwose barakaduha gute akaza wenda ukajya nko kwaka inzu nk'ubu nkaza nkagenda mu mudugudu nkajya kwaka inzu yo gukodesha nkajya kwaka inzu nk'ahantu mu mudugudu agahita bambwira ati genda ku mukuru w'umudugudu ubanze wiyandikire cyangwa kumenya kwavuga utese ko ndi umuturanyi ko nabaga hariya hakurya bakabambwira ko inzu bashaka kuyivugurura wenda nyine no mu rwego none mwampaye inzu ko nta kibazo cyane nta na kimwe ngo hoya amavuga ngo turabazi ngo mutera kavuyo ngo murasakuza ngo nta nzu yanjye nagwa ngo cyakoze umudugudu niyemera ngo ndayiguha wajya ku mukuru ndamubwira ko akakubwira ngo wowe uri indaya nta nzu tuguha noneho rero wataha ugatekereza umwana akwaza ati mama inzu wayibonye ugatiya kumubwira ngo bayinyimye kubera akazi nkora ugasanga ahubwo ukamubwira uti bayinyimye kubera bambwiye gutya bayize gute ukavuga uti rega inzu nayibuze bampakaninga igihe cyangwa barayishyuye ukamubeshya muri urwo rwego ariko bayikwimye avuga ngo nurindaya ntago tuguha inzu urindaya ariko hari ibintu by'amahugurwa menshi tugenda dukora yatandukanye bakagenda babigisha nyine abantu bakagenda babigisha ati indaya n'abantu indaya nazo ni mukazita indaya nabo n'abantu ntago ari babyigize ntago ari bo biremye mujye muha agaciro bagenda baduha agaciro gake gake ubu ngubu biriho biraza kuko wajyaga no ku murenge akora avuga ngo unje gukora iki kuri indaya ntigira ijambo nta kimwe ariko none ubu ngubu ko bagenda badushyira no mu byiciro tukagurana mituweli tukamenya ubwenge ubu ngubu ntago bikikaze cyane ariko mbere ho rwose nta nubwo natwe ariko twari dufitemo uruhare kuko twumvaga nyine ko nta kintu na gito kitureba ntube wajya mu muganda ntube wagura iyo mituweli ntube wakwitabira ibikorwa bya leta kuko nta kintu cya leta na kimwe kikureba cyane ariko ubu ngubu natwe twarabimenye nyine tusigaye dukora ibintu byose nta kibazo nta na kimwe nta kintu cya leta cyaguca utagikoze wenda nubwo yavuga ati indazibona amafaranga bo bavuga indazibona amafaranga niyo mpamvu ahanini badushyira muri ibyo byiciro bya gatatu ntabwo bumva ko tutayabona kimwe ntabwo yumva ko hari umuntu uza hano mu mujyi akaza atahanye ibihumbi nka 30 cyangwa 50 ntabwo yumva ko ngewe nditumba mu rwego rwanjye ndimo cyangwa nakubwiye ko nubundi nizo kubura ko ntajya nkunda kujya ku muhanda keshi bitewe n'imyaka mfite nuko ngana ntaho nkunda kujya ku muhanda keshi ngo numva ibyo ngibyo ntanabizi none natigeze ko ati garasiriya mu rugero aragezemo n'abana afite nta nubwo simbizi sinzi niba cyane anakibukora sinzi niba ntabishobora reka tumushyire no mu cyiciro cya kabiri hazabone nibahe n'agaciro b'abana nibavuga ati reka we tumwihorere tugirire abana ntabwo ibyo rero ibintu by'ibyiciro rwose nibyo byatuteranye reka tuzonga gusa ntabwo twacitse intege ngo reke kujya kubahiriza ibikorwa bya leta ngo reke gutanga amafaranga y'umutekano ngo reke kujya mu muganda ntabwo cyane rwose ntabwo utabikurikije gusa ubu baduhaye agahenge bakavuga ngo kubera ayo mahurwa twagiye dukora atandukanye baduha agahenge nyine ukagenda uyu ugiye mu muganda iyo ugiye kwaka icyangombwa barakiguha hari ikindi kintu cyerekeye leta bakakiguha ariko ubundi mbere natwe twariheza gene tukitesha agaciro hakuye twamaze kubona ko natwe turi abantu nta kibazo ese turumva yenda tuvuge uyu munsi usibye aho hantu batukura amafaranga n'uyu munsi nduhagaze ahangaha nta kindi kintu runaka ugira yenda uvuge tukora usibye ibyo bimina uburimo bigiye bitandukanye nta kindi kintu uvuga ati nkura amafaranga nibyo ngibyo uvuga ati nkura amafaranga byonyine nta kindi cyera kirabura ntacyo nose ujya utekereza ko ushobora kuzabivamo yenda ukagira nk'ikindi kintu runaka cyane rwose n'ubundi mvuga nti uwabinkuramo akama nk'udufaranga nka dukeya rwose tuneze nk'imbere nkenda hakama nk'udufaranga nkagera nkitera n'umufuka w'amakara yenda hari iwacu hari adutuye hari agasoko abandi bateraho igitanda bagacuruza ariko ngewe iyo niyo nayabona nayo 1,000 ingahe ni ukuvuga ngo abageneye b'abanyeshuri nge ntago nayaguza sinzanayagwiza kubera ko ngifite abana biga ntago nayagwiza nubwo wumva ngo base n'uwo se ni nase n'umwe nyine abandi we nta nuwonzi nkaho nta nuwonzi ni ukuvuga ngo sinamu nawe urumva ko umudemo wa nta mafaranga yifitiye ntaki wapi ni bamakafite n'abana be noneho biga ni ukuvuga ngo ngewe abana ndabemera ni nta kindi anya abantu ubwo bemera
nta kibazo, ni igihe nikigera napfuye cyangwa nagize gute uzafata ibyawe, nanjye wenda sinzi aho nzaba ngana, ariko ngewe mbonye muri ikintu nkora nagikora. Mbonye amafaranga, udufaranga wenda two gutera igitanda, aho ahantu ntuye hari ahantu agasoko batera igitanda bagashyiraho ikintu cyose kiribwa, nta kihashyire ku buzima nkabuvamo kuko ntimunambere ndashaje. Urumva se yenda kuri iyo myaka runaka ubimazemo niyo umaze uvutse, hari nk'isomo umaze gukuramo cyangwa nk'inama wagerera nk'urubyiruko wenda nk'abana b'abakobwa bakiri batoya, kugira ngo wenda babe batanyura muri iyo nzira cyangwa se batangira muri buno buryo wanyuzemo kugira ngo bagere mu buri, nihe nama wasangiza urubyiruko, wasangiza abana b'abakobwa cyane cyane bakunze kunyura mu buzima bubi bakaza kwisanga muri buno buzima yenda nawe wanyuzemo bugiye butandukanye, nihe nama wabagira kugira ngo nabo bafate iryo somo ariko riguturutseho? Ngewe inama nabagira rwose n'urubyiruko ruri kuza kwishura muri ibingibi, nabagira inama yo kutabijyamo, kuko niyo duhuye ko ngira urabona ko narenze uruhombero, niyo duhuye ndamubwase ubu ngubu waje mu muhanda kuko kwicuruza ko nta nyungu irimo, ko nta kintu gito kibirimo, ubwo rwose wawe kandi bwabona nka namugana bwawe ufite n'ababyeyi, none uje mu muhanda uje kwandura indwara, uje kubyara abana batateguye, kandi iyo wabigezemo kandi koko wabitangiye n'ubuvamo ukamwigisha rwose ukagira gutaka byanga. Ariko ngiye inama namugira ni uko utabijyamo, ntago ari ibintu byiza, ntago ari ibintu bishimishije, ntibishimishije abayobozi, ntibishimishije ababyeyi, ntibishimishije umuryango. Ntago je namugira inama yo kutabijyamo rwose akabivamo imva, n'uwamushuka ntanabyemere, uretse no kuba yaza mu muhanda gushaka abagabo, ariko n'uwamushuka ntabyemere, kuko jewe nanjye ubwanjye mba numva asubiye ku buto bwanjye, numva rwose ntago ibyo bintu nabikora, nta nubwo oya sinabe n'agaciro. Yenda ko ntiwari warize nazo gusoma no kwareka ko wabivuze, yenda baje kwisanga muri buno buzima bitewe nuko yenda ari inshuti mbi wagize, ariko nabyita ni inshuti mbi wagize nikakuzana amahangaha nawe kaza kwisanga wagezemo kuvamo yenda bikakunanira. Ariko ndibaza nka wenda tuvuge tuwansubiza mu buto bwanjye, ni nk'iki kintu yenda tuvuge nko uyirangije muri kino gihe tugezemo nk'uyu munsi, nko gusubiza muri ubwo buto bwawe, ni iki kintu wari gukora kuri iyo myaka nubwo uramaze kubyara umwana ukawubyara yenda iwanyu, nubwo utari ufite ababyeyi ariko ni wari ukiri mu muryango gutya ahantu runaka, nubwo yenda utarufashwe neza muri rusange kufatira umwana wanjye ararwariye bwaki, ndibaza ni iki kintu wakora uyu munsi? Nyewe ikintu nakora muri aka kanya rwose ngewe wamusubiza muri bwa buto bwawe, akasubiza muri bwa buto bwanjye nari mfite, nakwicara hamwe ari aho bandera, ari aho n'aba ari ku babyeyi n'aba mbafite, nakwicara hamwe nkatuza nkakorera aho ababyeyi mfite, nkatuza nkaba umukobwa mwiza, nkategereza umugabo. Ngiye kubwa nyine umva nanasabwa nkanakobwa, nkagira umugabo kwitwa umugabo wanjye, nkasazira mu rwanjye n'abana banjye. Ntago nakongera kwishura mu ngeso mbi kuko nta kiza kibirimo. Yego. Ese tuvuge ndabwo ikigano twagiranyije buri nubwo cyari gito cyasaga nk'ari cya rusange, hari abantu bavuze ati yenda dushaka ko muzegera umuntu mukaganira akatubwira ubuhamya bwe, akatubwira impamvu yenda kuri iyo myaka yose yesemo kubikora, kandi bigaragara yenda hari umuntu mukuru wagafashije abandi kuba babivamo. Ariko kavuga ati yenda hari icyo yenda dushaka ko twagufasha, ubu nagira ngo tumenye yenda rumaze kutubwira ati yenda wama nk'umufuko w'amakara, ko nagira umenye yenda tuvuge wagufasha, ubundi yagufasha iki, ese yagufasha mu ruhe rwego, ese kubera iki wumva aricyo kintu yagufasha, kugira ngo tumenye niba byagira umumaro wowe n'abo bana bawe, ariko yenda utasubiye muri wa mwuga kugira ngo use nkaho urinze ubuzima bw'abana bawe n'ubwe muri rusange, kugira ngo ninde ubuzima bw'abana banjye n'ubwanjye. Ubundi uretse n'ibyo bintu byo kuvuga ngo wenda nashyahanya umufuko w'amakariya n'inyanya n'intoryi n'imboga gutyo, ariko ikindi kintu wenda cyaba numva cyashimisha cyane kikarushaho kuba nakwicara mu nzu nkatuza nkavuga nti ndarya ibyo mbonye, abana banjye ari ibyo babonye, wampa nk'ahantu mba kavuga ati ngo inzu yawe yicaremo n'abana bawe utuze, rwose nakumva nezerewe nishimye, sinzi banza nakira n'indwara ndwaye nicaye nk'iwanjye ntawe ukwezi gushira ngo ambwira ati amafaranga hararyo kirajya mu 20. Ni 20 n'icyumba nasana. Kubwo nkatuza nyine nkicara nkahita numva ko nezerewe. Urumva rega ntabwo wajya muri ibyo ngibyo ufite aho wicaye mu nzu ntawe uzakwishyuza. Uvuga uti ibyo byose uyu mufuko w'amakara ndawusaguraho amafaranga 200 wenda ngura ikiro cy'ubugari. Uvuga ati ibyo byose zirantoryi ndakuraho 3 nziteke nta kibazo. Ano cya kimina naryatsinda ndirimo mbona amafaranga ndijyana mu burya ibintu byose ni mu mutwe kwa ukabijera. Burya nanjye nabonje namaze kubona amafaranga nkabona icyo nkora byose nabijera. Aho uvuga ngo nuko ntacyo mfite nkoresha, ngifite nagikoresha, nkabona ya mafaranga ajya he muri ryatsinda, nkabona n'ayabana barya, nkabona n'inzu mbamo ntagomba no kwishyura. Byose byashoboka. Yego. Nukuvuga ngo urumva hari ibitekerezo ufite bigiye bitandukanye bitewe n'ubwo buzima yinde wagiye ucamo uyu munsi. Ariko cyane nagira ngo nkubaze kuri kino kintu, hari ibintu bikunze kuvuga ngo
musenya ingo z'abantu bitewe n'impamvu runaka ko abagabo basanga n'iki. Ubundi icyo kintu mujya mubitekerezaho ngo mutekereze yenda ku bantu bubatse ingo, yenda kuri abo bagabo basanga n'iki, mujya mubitekereza ngo kungo musenye. Nagira ngo ugire nk'igitekerezo cyawe aho ngaho, bitewe nuko abantu benshi badakunze yenda kubivugaho rumwe, cyane cyane nk'abadamu bavuga ko mubatwarira abagabo. Nagira ngo uduhereze nk'igitekerezo cyawe aho ngaho uko ubyumva, cyangwa se icyo ubitekerezaho aho ngaho. Bivuga ngo abagore ngo twebwe ngo tubatwarira abagabo, aho baratubeshyira cyane, kuko ntabwo ujya guhamagara wa mugabo. Nimba umugabo aba aryamye mu nzu ya wa mugore agahita atekereza ati ngiye kwishakira indaya ku muhanda cyangwa ndayihamagaye, baratubeshyira. Nta muntu usenya urugo rw'undi, kuko ntawe usenya urutisenyeye. Nese umugabo watuje ugashaka umugore wawe, cyangwa niba unamufite ukamwegera, ntujye muri za ndaya. Nta ndaya isenyera umugore, kuko impamvu ntawe uyisenyera ntawe ujya kumukuriwe, bose barizana. Nta niba mpamagara kuri telefone nkavuga ngo byuka impande y'umugore wawe uze unsange, bose barizana. Ntabo dusenyera, ahubwo hari umugabo wenda aza agahita avuga ati ibyo byose ntunze garase byera byose, wenda yari keya mpaye wa mugore turana mu buratamu, hagahita avuga ati byose nzajya njyeyo na buri munsi, cyangwa sibe rimwe njyeyo. Nuko nta nubwo tuba twabasenyeye. Ndetse ndamusenyera nkataha muri yanzu wa mugore abamo, ndetse ndamusenyera wa mufuka mu kiragura akawunzanira, cyangwa n'ibihumbi 2 anzanira, cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa n'igihumbi, hakabyuka akagenda agasanga umugore we. Ntago tubasenyera, icyo baratubeshyira. Nta muntu usenyera umugore, burya umuntu asenyera uwisenyeye. Usibye ndangaho ngaho uvuga hari n'ikihe kintu runaka wumva gishobora gutuma umugabo ava iwe mu buryamo bwe, yenda mu nzu nziza, yenda tuvuge inzu nziza isa neza ifite buri kimwe cyose, afite n'umugore yenda mwiza ufite n'akazi keza, akaba yamuta yenda akaza muri iyo nzu iciriritse ububamo, yenda niyo y'ibihumbi 20 cyangwa se n'iri munsi yayo, akaba yaza aho ngaho. Nega burya ngo zubakanwa kwishi, abagabo n'abagore babana mu mazu ntago ubuzi byabo. Hari n'umugabo uza akakubwira, twebwe ntago tuba urumva, twebwe nkatwe abagore bibana ntago tuba tuzi ibyo mu ngo z'abagore n'abagabo. Ntabwo akenshi haza abagabo bafite abagore, kuko ntago tuba tubaza niba ari umugabo. Ariko hari umugabo uza akakubwira ngo ngiye umugore maze icyumweru yaranyimye ibintu, naza akambwira ngo anambwira ngo hindukira andinaniriwe, nambwira ngo hindukira andinaniriwe. Ntanyavuga se ndi umuntu w'umugabo, nta kibazo mfite, nariye ise uyu mugore we unyimi ibyo nyima, kandi ke namuvaniye iwacu okwereka nanjye nge kubyishakire babima. Kandi ari n'umugabo araza kandi bikwibwira ahabwa ati nge umugore bimaze gukira gutya ibi nibi, bikaba ngombwa nyine ko amubyuka iruhande, cyangwa nava rukaza agahiterana hahandi akajya kwishakira ibyiwe. Urumva aho yana experience nyinshi cyane nubwo buzima byunyuramo. Niye nama wagira abagore bubatse ngo kugira ngo yenda bafate, urumva nibo bagira uruhare runini cyane kugira ngo abagabo babe babata. Nta yenda usibye ko n'umugabo ashobora kuba yifitiye imico ye ku ruhande, yenda yamunaniye nta wabivuga gutyo, yenda ngo nabyo tubirenze ingohe, ariko harimo n'uruhare abagore bakunze kugira ku ruhande rwabo. Ariko nashaka uyu munsi ubahereza impanuro, ukababwira ati mugore yenda nanjye nubwo mbimazemo igihe ibi ngibi, ariko simbyishimira, nashaka kubivamo uko wabivuze mbere, ariko nashaka kumva nk'igitekerezo wamuha kugira ngo yenda iyo nama ugiye kumugira nawe azayikwiukira avuga ati ya nama wangiriye nayishyize mu bikorwa, umugabo wanjye ntabwo bikigenda gutya, kugira ngo izo ngo zikomere kandi n'umuryango nyarwanda ukomeze kubana mu mahoro, twirinde n'amakimbirane yo mu miryango ya hato na hato avamo n'impfu zitateganijwe. Nyine umugabo n'umugore nibirabwiraga yaba na mu nzu ntago ubuzi byabo, bafite uko babanyeho. Ako ngewe nziko wenda ubwo ndabwira uwo mudamu bana n'umugabo we, ako ngewe nziko mbana n'umugabo wanjye ataha mu rugo, wenda yanakanarara burya kanara wenda n'umugasoze nkaza umugabo akaza kambeshya ati mugore wanjye nagize ikibazo kiniki natinze naraye ibintu cyase nari no mukabara abagabo barabeshya. Inama nagira uwo mugore nuko yakwihangana agatuza akiyubakira, kandi akamenya ko umugabo ari umugabo, akavuga ati ibyo byose reka mwegere geze yahura byose n'umugabo, kandi umuntu ndetse abikora agataha yakora agataha. Jewe inama namujyana uko yajya yituriza akamutegeza akaza akamusengera nyine nuko, kuko ntago umugabo n'umuntu ujya mu bagore nawe ntago bari mwiza, n'indwara bagiye kuzana. Hari wenda n'udakoresha Pridas kamuzanira cyaka nabyara n'umwana ku gasozi kuri iyo ndaye. Gusa n'abagore ndari jya baba abana beza, akavuga ati ibyo byose n'imana mubyaye muzane mugabo wanjye, nta kundi byagenda byarabaye, nta kundi ubwo nyine nuko byagenze, muzane tumurere uwo bari umudamu mwiza. Ntago abadamu ari kimwe bose nkuko n'abagabo batari kimwe bose. Urumva nubwo ubuzima bugiye butandukanye. Ariko se yenda mbere yuko dusoza nashakaga ko yenda ube watanga nka telefone yawe niba wumva nta kibazo, kugira ngo wenda niba ari umuntu ugukeneye runaka yumva hari ikintu mwafatikanya kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza, cyangwa se niba ari nk'inama yakugira kugira ngo gahunda zikomeze kugenda zikubyarira umusaruro, ndashaka wenda utanga nimero ya telefone, ndumva byaba ari byiza cyane uramutse ubikoze.
nomero ya telefone yanjye ni 078 5 1 6 7 2 0 yego gisubiremo bibe byiza kuruta 078 5 1 6 7 2 0 so yenda ubwo twabasuraga ubushize hari uburyo runaka twabasanze mubayeho yenda navuga ati ubuzima bwahagaze izo mfashanyo ntizitugeraho yenda bitewe n'impamvu runaka ese yenda tuvuga muri iyo minsi 14 leta yashyizeho kuguma mu rugo mwebwe mubayeho mute yenda kumumvaho yenda mwakuraga amaramuko hasa nkaho hifunze hose muri rusange nyine urabona nyine muri iyo minsi 14 baduhaye ntabwo uwo munsi ari ngo nyine bitangira bigatangira umunsi byatangiye ntiwaburara wenda munakebwaho ntiwaburara wenda iminsi 3 ntiwanaburara ariko nukuvuga ngo niba waritegamije n'ibyo bihumbi 10 ukagenda ukabihahamo ukaza ugashyira mu rugo ufite abana bavuye ku ishuri baje bicaye mu rugo ntabwo yari amafaranga rwose turaburara tukabwirirwa tukajya muzo tukaryama ngewe ntabwo ari ukunguku nanganaga muri iyi minsi kubera ko n'ibyo mbonye kandi koko sukubabeshya n'icyo mbonye ntabwo ngewe nshobora kujya mu nzu ngo ndye ntabwo ninambira abana banjye kugira ngo barye hako ngewe niryamire ko genda umuntu mukuru akabana banjye barye yego nukuvuga ngo kugeza n'isaha nta kintu dufite turaburara tukabwirirwa n'abana bakajya mu nzu bakaryama gusa nuko yenda ari bakuru bakumva ati gero byose si ntago ari mama yitwimya bifite no kubera iki cyorezo cyateye nanye hageza nkabwa ati bana bagerero uyu munsi ntacyo mufite murya nyihangane muryame bakaryama rwose ubu tuvugana nk'ejo bundi baraburaye mwo igihe aho bibereye baburaye nk'ishirenye aho nimugora sinzi umuntu amagara ambwa ati ngo no ngwikiro cy'umuceri utekera abana ndabwiye se kuma ikiro cy'umuceri ndagitekesha iki nta makara mfite nta mafuta mfite nta giki ntacyo kubirisha wapi nta kintu kimwe mfite kibirisha hahita ambwira ati ngenda ushakisha inkwi uze nguhe n'ibishyimbo uteke nta kibazo ndavuga nirimbo ni bikiteka ibyo bishyimbo wa mukene wenda guteka kubikaranga byo si ngombwa ngize amahirwe mbona barariye ntibyoroshye cyane rwose gusenga cyane sinzi nose urabona yenda iminsi yenda ishobora no kongerwaho ntawamenya ntiba yenda ishobora kurangira nibyo bashaka kubijya mu buryo bitagiye mu buryo nibikomeza kwiyongera gutya urabona nkawe ku ruhande rwawe biraza kugenda gute ku mibereho yawe yenda ingaruka biraza kugira nizihe bitewe no kuvuga ati ibintu byose byarifunze yenda nayo nateganije nkayo ngayo warayari yarashira kwenda iminsi igenda yicuma ntawamenya urabona biraza kugenda gute na nyine inzu nawe jaraje ndavuga ati ishyura ubukode bw'inzu biraza kugenda gute aho ngaho nyine ni ibibazo nk'ibyo byose nubwo urumva ko nubwo yenda bitaramara ukwezi ariko nyirinzira harabara bari baravuga ati ibyo byose amezi nibashaka yimara amezi angahe isaha n'isaha zanyishyura nibinarangira avuga ati je namara ntago yagenda atanyishyuye ntibishoboka wapi uvuga rero ngo byari byose nibinakomeza ngo tuzaba tubeze gute rwose ibyo nawe ni ibintu wibonera ku muntu utagira akazi ku muntu utagira munsi y'urugo ku muntu utagira ikintu kimwe kindi kimwinjiriza ibyo ni ibintu wibonera no kuvuga ngo haba batarapfuye basaba sinzi ko bizaba byaragenze n'Imana yonyine icyo dutegereje ni ugupfa nta kindi kuko utariye na wa mwana ntazajya kureba mu ikayi sinzi niba baniga niba bataniga wapi ntabyo nzi ntabyo ubona bagenda gusa ntaho bajya birirwa mu nzu baryamye ni ukuvuga ngo yenda nagira ngo tugane ku musozo ariko use nkaho tubwira ahangaha yenda urumva iyi minsi isa nkaho yenda akazi kahagaze hose muri rusange n'iyi mibereho nirihe somo ukuyemo ku kijyanye n'ubuzima bw'ejo hazaza yenda nihaze n'umuntu akongera akajya mu kazi agakora nirihe somo ibintu bikwigishije bitewe n'iyi minsi ihagaze akazi karahagaze ahantu hose ubuzima busa nkaho bwahagaze bitewe n'uko kino cyorezo tukaba turi mu ngamba zo kugira ngo tugikumire gihagarare gukomeza kwandura somo nkuyemo muri ibi bintu wenda hazaza n'ibindi birenze ibi ngibi n'ubundi bibe ngombwa ko n'ubundi noneho birenze ibyo kujya mu nzu bibe ngombwa ko nuko gusohoka nkava hanze nkagera ku handi kuri indi rembo wenda hazaza ibindi birenze somo nkuyemo nuko ibyo byose atari nanjye jyenyine n'abandi banyumva cyangwa n'undi wese waba afite uko yifite nuko umuntu yajya yiteganyiriza isaha n'isaha akagira ikintu hagira n'ikindi kintu kiba akaba yagira ikintu abika akazajya abana mu nzu yego kuko ariko se kwiteganyiriza nabyo wenda nta mafaranga winjiza udahembwa uvuga uti ndagabanya yangaya nyabike ega nabyo ni ibibazo ntago byoroshye nkaye ko namye bivuga ko amafaranga mbonye menshi nyishyura ishuri andi mbonye menshi nkayishyura inzu kugira ngo ngewe niteganyirize ntago ari ibintu bya hafi ahangaha ni ibintu bitanyoroheye cyane ntago mbize abana banjye bazahora babura bazahora babwirirwa ariko nta kibazo babwirirwa ariko
nta kundi babeho bige kwiga kandi naho sindi basaza naho wende bazana hagarara ntawamenya reka tugushimire rero ariko ko waduhaye kano kanya kugira ngo tuganire nizere ko yenda muri runaka ku bantu bari badukurikiranye aho muri hose agiye atandukanye nizere ko ari ikintu mubashije kuba mwakumva amahanga kandi mubasha kuba yenda mwakwigiramo hari uburyo yatanze umurongo wa telefone ushobora kuba muhamagara imva ari nk'igitekerezo wamuha hari inama wamuha hari inyunganizi ku mibereho cyangwa se n'ikindi kintu runaka wumva yenda mwavuganaho ariko nagira ngo tujye twubahana kandi twubahe ikiremwa muntu nta muntu uhitamo ikibi ngire ngo kiza yenda kubera impamvu runaka no wenda umuntu ashobora kugira imyitwarire ku ruhande ariko umuntu ahindurwa n'abantu cyane ndabashimiye cyane kandi nizere ko mugiye kugira ikintu mumfasha haba mu bitekerezo haba mu nama mugiye kugira ngo tugire uyu muvandimwe uyu mubyeyi abe yareba ukuntu ibi bintu yabihagarika kuko imyaka agezemo ntabwo ariyo kuba akora ibi ngibi ndabashimiye cyane mwiko gukora subscribe ku Manuro TV ni ya Paswe kwizera kandi muri kumwe muzakomeza kubana igihe cyose Imana ibagirire neza aho muri hose abari mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda salam shalom Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe